Yesu ashimwe cyane, reka ngusuhuze nkwifuriza amahoro y'Imana kandi nizera ko ahantu uri umeze neza. Dusome ijambo ry'Imana dusanga mu rwandiko Pawulo yandikiye Abafilipi igice cya 2, dusome duhere ku murongo waho wa 3. Ntimukagire icyo mukorera kwirema ibice cyangwa kwifata uko mutari, ahubwo mwicishe bugufi mu mitima. Umuntu wese yibwire ko mugenzi we amuruta. Turatinda kuri iri jambo, umuntu wese yibwire ko mugenzi we amuruta, ihurizo rikomeye cyane. Nifuje kukugezaho indi nkuru ijyana n'iki cyanditswe, kandi ngushimira ko wabashije gukurikira inkuru ya mbere yabanje. Uyu munsi turavuga inkuru ya Dr. Matovu ndetse n'umwana witwa Trezor ntabwo yagize umugisha wo kwiga amashuri ngo yarangize, yaracikirije kubera ibibazo by'ubuzima, kubera ibibazo by'imibereho. Ntabwo byigeze bimukundira ko ashobora gukomeza amashuri ye ngo ayarangize. Hanyuma bimaze kwanga, Trezor yaragiye kubera ko ahantu yavukiye bari baturiye ikiyaga, aragenda ajya mu mirimo igendanye n'uburobyi mu kiyaga cya Kivu. Trezor rero si no kuroba gusa, yaje kugeraho atwara ubwato bwambutsa abagenzi abakura hamwe abajyana ahandi, aho bambukiranya ikiyaga. Yaje rero umunsi umwe kujya mu kazi bisanzwe, abona umukiriya witwa Dr. Matovu aramutwara. Hanyuma bari mu bwato, Dr. Matovu aganiriza Trezor, aramubaza ngo ese Trezor warize? Trezor aramubwira ati ntago byankundiye guko nkomeza kwiga, ntago byigeze binshobokera, ariko Imana yaje kumfasha mbasha gukurikirana bino bintu bigendanye n'ubwato. Nyine akazi nkora nako gutwara abagenzi. Dr. Matovu yaramubwiye ati niko se Trezor, ubuzima bwawe ko bwangiritse cyane, ko wahombye, ko mu by'ukuri ibintu byakumereye nabi cyane. Aramubwira, aramukritika cyane, ariko Trezor aramubwira ati mu by'ukuri ntabwo ubuzima nari ndimo byari kunkundira ko nkomeza kwiga, nta nubwo nigeze mbona n'umuntu wamfasha kugira ngo mbashe kwiga. Ariko ndashima Imana n'ibi ngibi ndimo, n'uyu mwuga ndimo urantunze, umbeshejeho, nta kundi byari kugenda. Dogiteri aramuseka cyane, asa naho amwihenuraho cyane, aramwishongoraho cyane rwose, birakomera. Ariko ubwo akora ibyo bari kugenda, bari mu nzira barimo bagenda. Hanyuma bageze mu kiyaga hagati, haza umuraba cyangwa se umuyaga mwinshi, ku buryo mu by'ukuri byagoye ubwato kugenda, kandi bageze hagati barimo bagenda. Trezor ahindukirira Dr. Matovu aramubaza ngo Dr., mu bintu wize harimo no koga? Dr. aramubwira ati nibwo bwa mbere nakandagira mu kiyaga, nibwo bwa mbere nagenda mu bwato. Matovu aramubwira ati none se diplome yawe ko hano nta kigiye kugufasha, hano icyagakwiye kuba kigufasha ko ari uko wakabaye uzi koga, urabigenza gute?
Dr Matovu agira ubwoba bwinshi cyane, arikanga. Trezor aramubwira ati rero ibi jyewe nibyo nize, reka nkwereke icyo gukora. Amushyira mu mugongo, aramwambukana. Dr Matovu abasha kurokoka gutyo, arokorwa na Trezor mu buhanga bwe, mu bushobozi bwe bw'iby'Imana yamufashije kumenya, arokora Dr Matovu. Byanyigishije iki? Ese we birakwigisha iki? Mu bintu byose bibaho bishoboka, umuntu wese afite ikintu ashoboye. Umuntu ashobora kuba ataragize amahirwe yo kumenya ibyo wowe uzi, ariko nawe akaba afite ibindi yamenye. Ibyo rero bikwiye gutuma tubaho ubuzima bwubahana, umuntu wese akubaha mugenzi we, umuntu wese agashyira imbere mugenzi we. Ni umuntu nagusanga mu byo ushoboye ni sawa, ariko nawe hari igihe uzamusanga mu byo ashoboye nawe ukamukenera. Imana rero itugirire neza, Imana idufashe. Ese wowe ukuyemo irihe somo? Ese wowe bigufashije iki? Muri byose twubahane, muri byose duhana agaciro. Imana yo mu ijuru ikugirire neza, Imana yo mu ijuru igufashe, Imana yo mu ijuru iguhe umugisha. Iyi nkuru ya Dr Matovu ndetse na Trezor igufashe, ikwigishe, kandi nikuryohera uyisangize n'abandi. Urakoze gukurikira, urakoze kubw'umwanya wawe. Imana iguhe umugisha, Imana ikugirire neza. Turashimira abantu mwese mukomeje kudushyigikira, mukomeje gushyigikira ibiganiro bitambuka kuri Ndaza Vuba TV. Imana ibaho umugisha. Niba utarakora subscribe uyikore. Niba bibera kuri Ndaza Vuba TV bigushimisha, ubisangize n'abandi. Imana yo mu ijuru ibagirire neza. Turashimira Imana ko uburyo nyine ibaye iciye ari ubungubu, kandi turabushima uburyo bwose twakoresha kugira ngo ubutumwa bugere ku bantu, kugira ngo tugire icyo dufashisha abantu. Mu bushobozi, mu bumenyi Imana yaduhaye, tugomba kubukoresha. Shalom, shalom. Imana ikugirire neza.